turabakiriye ku kiganiro The Barbara Show. Turabashimiye ko muhora mudukurikira buri ku cyumweru saa moya n'igice kuri Isibo TV, kandi mukanadusanga kuri YouTube channel ya The Barbara Show, mugasubscribinga, mukaduha ibitekerezo byanyu, turabibashimiye cyane. Iki kiganiro rero ni ikiganiro gihuza urubyiruko n'abakuze, cyifashishije ingero zitandukanye z'ubuzima kugira ngo duhuguke, kugira ngo tumenye byinshi, twige byinshi, ubuzima bwacu bubashe guhinduka. Uyu munsi rero ni umunsi ndabizi ko iki kiganiro kiri buturyohere kubera ko natumiye inshuti yanjye, ariko ntago namutumiye kubera ko ari inshuti yanjye, namutumiye kubera akazi akora. Ni umucuruzi kazi, yitwa Angelique Uwamariya, benshi bamuzi nka Ange. Angelique Uwamariya afite iduka ryitwa Chez Angelique, ariko afite line yitwa Isha Collections. Namutumiye rero kugira ngo tuganire ku bintu bijyanye no kurimba, kwambara neza, fashion, kumenya uko ujyanisha imyenda, kumenya imyenda ujyana ku kazi, imyenda ujyana mu bukwe, imyenda ujyana muri cocktail, imyenda imishanana ugomba kujyana muri dote. Hari ibintu byinshi bijyanye no kwambara. Nifuje ko yatuganiriza kurimba niki, kuberwa niki, ni ibintu byinshi. Kubera rero umurimo akora, nifuje ko twaganira, ariko by'umwihariko Angelique Uwamariya na line ye ya Isha Collections niyo inyambika. Abantu benshi bajya bambaza ati ariko imyenda wambara uyikura he? Umuntu unyambika iyi myaka yose, imyaka irenze 10, umuntu unyambitse ni Angelique Uwamariya. Azi imyenda anyambika, dufitanye ubusabane buvuga ngo nshobora kumuhamagara nti ndi bujyaha, ndimo ndatekereza kwambara ibi, ese mbyambare cyangwa ntibijyanye, akambwira ngo maze iminsi ubyibushye, ni wambara iyi kanzu iri bugaragaze ko ubyibushye, ambara iyi isa gutya. Niyo mpamvu ndamutumiye, ndabizi ko biri bufashe benshi bakurikiye iki kiganiro, ariko binaduhe bitwungure ubumenyi. Angelique, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane Barbara. Yes. Iyo tuvuze kurimba, abantu bahita bibwira ko ari kwambara ibintu byaka. Akaba yajyana iyo myenda yaka mu kazi cyangwa muri cocktail. Kurimba ni iki? Cyangwa se umuntu ni ryari yakwambara kumva berewe? Ubundi kurimba ni ikinyarwanda ariko gisa nkaho kiri vast. Umuntu ashaka kuvuga ngo warimbye wambaye umwenda ufite ibara ryiza, ashaka kuvuga ngo warimbye wambaye umwenda ukubereye cyane. Icyo gihe cyose agakomeza kubwira yuko warimbye. Ariko ubundi kurimba ni ukumenya kwa ajansa, gushyira ku murongo ibyo wambaye, aho ugiye, donc ikintu cyose kikagerana umwanya wacyo. Uyu munsi Barbara arantumiye mu kiganiro The Barbara Show kugira ngo tuvugane ku bintu by'imyenda. Nubwo mba mu mishanana, mba mu biki byose, ntago naza nambaye umushanana. Bivuga ngo niba ngiye mu kiganiro nzi neza yuko gikurikirwa n'abantu bo mu ngeri zitandukanye, byaba byiza nje ahangaha nambaye ibintu biri corporate, nshobora kujyana ahantu henshi hatandukanye kandi nkahacana umucyo. Rero kurimba ni ukumenya uko wambara, aho ugiye, mu gihe ugiriyemo, bikaba bijyanye n'ibyo urimo. Okay. Hari n'ibyitwa ibigezweho, ngo ibi bigezweho. Ese ibintu byose bigezweho niko tugomba kubyambara? Niko ariko kurimba? Oya, ntabwo kurimba, ntabwo ibigezweho byose ntabwo ariko ari byiza. Nta nubwo ariko dukwiye kubyambara ngo twitwe ko twarimbye. Ibigezweho, technology, development n'ibiki byose, nk'ubu ngubu muri mode iteye imbere cyangwa biri hejuru, barimo barakora ibintu biri futurist, ibintu ureba ukibaza uti se ibi bintu haryo ubundi umuntu yabyambara gute? Kujya kubona ukabona umuntu yambaye nk'umukosmonaute ahantu ku manywa. Use ibyo bintu cosmonaute n'abantu bagenda mu byogajuru, ukabona ari kubise yambaye nk'umukosmonaute ari ku isi, atari bugende muri fizi. Ubwo rero donc ugasanga hari ibintu bimwe na bimwe biba biri déplacé. Nibyo hari ibigezweho ugendanye n'imyaka, surtout n'abanyamideli bagenda baba ari bato, ari abajene cyane, hari utuntu batakireba cyane, ugasanga nyine nibigezweho ariko atari ko byitwa kurimba. Ni ukuri ubuse kurimba wambaye ipantaro icitse kuva ku kibero kugeza ku ino, ni ibigezweho ariko ntago birimbye. So kugerwaho k'ibintu no kurimba ni ibintu bibiri bitandukanye, tugomba no gutandukanya cyane pe.
okay ariko hari ashobora kwambara iyo pantaro icitse bakavuga bati yes ashobora kuba ari muri défilé de mode ya youth, ashobora kuba ari muri concert ahantu, ashobora kuba muri match ya football bakaza kumufotora yahagurutse arimo arafana yambaye ipantaro icitse neza, yambaye polo, yambaye ingofero, akaba yararimbye mu rwego rwa stade. Ariko ntibiri urenge stade. Kumenya kwambarira igihe aho uri n'imyaka uvuze kwambarira n'imyaka exactement kwambarira imyaka. Okay, turi mu gihe igihugu cyacu kirimo kirashishikariza inzego zitandukanye kwigira kugira ibintu twikorera made in Rwanda. Gusa kenshi iyo tuvuze made in Rwanda hari ubwo abantu bumva ngo ni imyenda gusa, ariko wenda by'umwihariko twe turi buvuge ku myenda ya made in Rwanda, ariko made in Rwanda ni ikintu kinini cyane. Ku myenda rero ya made in Rwanda, wowe nk'umuntu ukora business y'ubucuruzi bw'imyenda kwambika abantu, ubona abantu bayikunda? Bigenda biza. Nibyo biracyafite ibibihinyuza challenges, ariko bigenda biza cyane cyane noneho nk'ubu muri iyi minsi hakubiseho n'iki kintu cya corona, aho abantu washaka kwivoyaje ukajya gukora shopping yawe ahantu ukizanira utuntu twawe bimeze gutya bidakunda cyangwa se ntubibonera igihe, ugasanga uri bwitabaze abadozi, abantu bakorera ahangaha. Rero made in Rwanda yacu turacya kuko raw material n'ubundi ntiturazikora, ibyo dukoresha ibikoresho nibyo duhaha hanze. Uyu munsi turamutse dukoresheje ibikoresho byibanze cyangwa se izo raw material, ntabwo twabasha kubona le produit twavuga ngo buri muntu wese arayijyamo kandi afitingemo cyangwa se bikunde. Hari urwego bikundamo. Hari made in Rwanda uyu munsi ukora agaseke keza, imbehe nziza, ukabibona ko ni ibintu byahereye mu Rwanda birangirira mu Rwanda. Ariko uyu munsi kuvuga ngo dufite made in Rwanda y'imyambaro, mu gifaransa bavuga ngo c'est trop dire, ntabwo biraba vraiment made in Rwanda. Made in Rwanda ni igihe tuza dufite textiles industries zacu, dufite inganda zikora amatisi, zidukorera ubwoko bwose bw'amatisi. Uyu munsi dufite itexirwa ishobora kudiringa na cotton, ishobora kudiringa n'igitenge, ishobora kudiringa na polyester, ariko dukeneye uruganda ruzaza rukora ibindi, ruzakora silk ya nyayo. Nubwo duhinga cyangwa tukorora silk mu Rwanda, utuntu dutuma silk ibaho. Yes, mu Rwanda birahari. Yes, ntituragera ku rwego twabasha kudevelopa ngo tubikore, ariko nibwira yuko aho tugeze harashimishije. Nubwo tuvana ibyo dukoresha hanze, ariko tukabasha kubikora mu bumenyi buke dufite, kuko abenshi babikora ntabwo ari abantu babyize ngo babe professionnel. Utangira uvuga uti jewe ngiye kwiga kuba umudozi, nziga coupe, nziga dessin, nziga croquis, nziga kudoda, twa tuntu twose umuntu agenda aterateranya ariko akabona hari ikintu agezeho. Ngiye nibwira yuko hamwe na politiki y'igihugu cyacu made in Rwanda hari ahantu izagera igafata neza. Okay, iyo dutekereje made in Rwanda dutekereza ibikwembe nk'uko wambaye uti ni made in Rwanda. None se iyi myenda iyo twite made in Rwanda, nkurikije ibyo maze kuvuga, umuntu ashobora kudodesha costume ikorewe mu Rwanda ariko tisi yavuye hanze. Ni nako bimeze. Made in Rwanda si ibikwembe gusa. Yeah, made in Rwanda si ibikwembe gusa. Cyangwa ya mashati byakina made in Rwanda, ibe gitenge, ibe soie, ibe americani, ibe cotton, ibe linen, ibe polyester, ibe soie sauvage, ya matisi yose. Amatisi ubona mu banyamideli bakomeye baracyayakoresha hanze. Nubwo nayikoresha nkayishushanyamo brand yanjye, nkashyiramo akantu ka isha cyangwa nkashyiramo ikindi kintu, ntago ndagira uruganda procuringamo ibintu byanjye hano. Okay. Ni made in Rwanda kubera yuko ni mashini dukoresha ni juki, ntago ari zacu. Ni ukuvuga ngo rero made in Rwanda ni icyakorewe mu Rwanda byose. Yes, kuva kuri raw material kugeza ubundi niyo. Ariko kubera yuko buri nizibika zaramagi, ni ukuvuga ngo ikintu cyose kigenda kigira etape yacu. Urwego tugezemo tubasha kuzana ibikoresho tukabivana hanze, tukaza tukabibyaza ikintu cyatuma uyu munsi umuyobozi mukuru ashaka kuba gucaringa inama ikomeye yambaye ikintu cyakozwe n'umwana w'umunyarwanda, cyatekerejwe n'umwana w'umunyarwanda, cyateye pasi n'umwana w'umunyarwanda. Nibyirato, ni ishema. Rero biraryoshye, ni byiza, gusa niba dukomeze, niba dushyigikire.
mukomeze mwaguke dukomeze twaguke kubera ko hari encouragement kuko hari nk'ikintu kigize kuba ari umwiherero whereby abantu bose bagomba kuba bambaye made in Rwanda. It was just amazing kuko ubona abantu bose bambaye ariko nyine ya made in Rwanda ukabona igitenge kandi hari ibindi bintu byinshi byadodwa kuba byakorwa aho ngaho umuntu akumva ko made in Rwanda ariko yakozwe muri iyo fabric y'igitenge. Igitenge ubundi naho makizima ni cotton ariko iri printed mu yandi mabara. Okay. Ni mu mwenda ni tissue ni matière bakoresha ariko bakayiprintingamo ibishushanyo runaka. Ubwo rero kubona bashobora kubyambara ukabona minister arabyambaye ukabona umuyobozi w'igihugu arabyambaye ukabona abantu bose mu nzego zose barabyambaye. Namwe ngira ngo bibatera ishema iyo bavuze yo iyi shati ni yakanaka iyi kanzu ni uravuga uti wow mbese wicara ukavuga kuki ntibavuge Chanel ntibavuge Karl Lagerfeld bakavuga ko ari abana b'abanyarwanda babikoze. Nibo babirimo izo ndodo kureba utuntu twanyuma n'abana b'abanyarwanda babikoze ni byiza. Icyo dukeneye gusa ni kuba encouraged no kwemerwa muri urwo ruhando rwo kugira ngo abantu bavuge bati babikoze reka natwe tubiteze imbere. Dusubire ku bijyanye n'akazi ukora. Hari ikintu nzigewe nk'umudamu abagabo ntago bakunze kugira icyo kibazo ntago umugabo ashobora kwicara ngo avuge ngo ariko ngo nzambare cyako twebwe akenshi turicara tukavuga ndi bwambare iki ndambara iki mfite inama ngiyemo nambare ikoti y'igikwembe sinambare ikoti y'igikwembe ese ngiye muri reception ahantu nambare ikanzu yirabura nambare hari ibintu byinshi tuba tutazi ariko iyo umuntu ahuye n'umuntu ukora business nk'iyo ukora kuko ndabizi ko akenshi abantu bajya kugira ngo ureba umuntu ukamenya icyo agomba kwambara. Iyo ubonye umuntu umufasha iki kugira ngo ahitemo ikintu cyo kwambara? Ikintu cya mbere no kubanza gutahura ikintu umuntu afite muri we ashaka kuko hari umuntu uzatazi n'icyo ashaka. No kubanza gutahura ikintu umuntu afite. Akaza ati Angelique nambara iki? Yego. Ubundi se ikintu ukunda niki? Ubundi se ibintu bikubera niki? Ubundi se amabara yawe naya? Donc utuntu duke tubazo dukeya umuntu ashaka kubaza umuntu akabavuga ati uyu muntu yumva guwe neza iyo yambaye ijipo. Uyu nawe yumva guwe neza iyo yambaye ikanzu itaratse. Uyu nawe yumva guwe neza iyo yambaye ikintu kirangaye mu ijosi. Ntago abantu bakunda ibintu mu buryo bumwe ariko byibuze umuntu abazi ngo aka kantu karambera. Hari umwenda wambara ugiye kuva mu rugo guti ukajya nawe wumva wakwibwira uti nambene wabikoze. Ako rero ni ko umuntu ajya heraho njya nkabaza abantu. Yego. Curious manisanga nakakubajije nabipanze nkumva nako usubundi ukunda iki tugahera kuri ibyo ngibyo. Ibyo ni ibyo umuntu ushaka ko mu personaliza relationship mufite mu kwambara. Ariko hari n'unduza gasanga hari igikoze akagifata akavuga ati ngiye nkunda ibintu birebire agahita afata ikintu aho ngaho akagitwara. Rero biterwa n'ibiganiro. Ikintu cya mbere cyaho ni interactions ziba hagati yawe n'umukiriya. Muhera kumenya icyo umuntu akunda ku giti cye. Iyo mumaze kumenya icyo akunda ese ugurisha amatisi ku buryo ubaha ama options ni wowe uba propose ama design uba propose ama design ushingiye kuki? Voilà, ntabwo ngurisha amatisi. Nubwo nigize kubitekereza ko umuntu yagurisha amatisi anakora business ama même temps ariko nsanga naba mbivanze ubwo hari kimwe nahengamiramo ikindi singikora uko ngomba kugikora. Rero mfasha abantu n'amatisi ushaka kuyabashakira cyangwa se kumenya ngo uyu muntu arashaka vest imeze gutya ikoti rimeze gutya iri koti ryakorwa muri tissue imeze gutya. Icyo gihe amatisi ngira umwanya wo kujya mu mujyi nkamenya amatisi meza bahehe amatisi yakora ibingibi ameze gute. Ngira n'umwanya wo kuvoyaja nabona utuntu twiza tuzima nkavuga ni ibingibi nzabikoresha mu kintu runaka nkaba nabizana. Ariko kugira ngo ngufashe haruza ari umuntu w'ubukwe, haruza ari umuntu ufite anniversaire, haruza ari umuntu ushaka guhindura style kubera ko wenda bamuhaye umwanya runaka wundi yikubitiraga jeans na t-shirt akumva birangije ariko akavuga ati ubu se nzajya mu nama y'abandi nambaye gutya akavuga ati ngomba guhindura nkajya mu rundi rwego rwo kwambara. Donc uza avuga ati ndashaka guhindura garderobe
ndashaka guhindura style. Buri wese rero aza afite ukuntu akwaborda none ukamufasha ukurikije ukuntu yakwegereye yagusabye inama. Okay. Yes, urakoze cyane ku bitekerezo byawe. Reka dufate pause gatoya turagaruka dukomeza kumenya byimbitse imyenda umuntu yakwambara, aho yayambara, uko igomba kubisa, amabara n'ibindi byose. Ntuve kuri Isibo TV kandi ntureke kureba iki kiganiro kirimo kunyura kuri The Barber Show. Reka dufata akanya ko kwakira advertisement cyangwa se abamamaza, turagaruka mu kanya dusoza kino kiganiro na Angelique. Ntugira hujye. Tuguhaye ikaze muri The Barber Show. Nimba ari bwo gitangira kudukurikira, turi mu kiganiro, turimo turaganira ku bintu bijyanye no kwambara, kumenya kurimba, kumenya imyenda ugomba kwambara, aho ugomba kuyambara. Kandi nawe nimba wahoze udukurikiye turagushimiye ko ntaho wagiye. Turi kumwe rero na Angelique Uwamariya, afite iduka rizwi cyane kubera imyambaro bakora. Byitwa Chez Angelique, ariko afite na line yitwa Isha Collections. Turaza kubigeraho mu kanya. Turimo turaganira ku myambaro no kumenya icyo wambara n'igihe ucyambarira. Angelique rero arimo atubwira ko abantu bagira ibyifuzo bitandukanye by'influence cyangwa se bituma bahitamo kwambara imyenda itandukanye. Angelique, ndashaka utunyuriremo imyenda itandukanye umuntu yakwambara mu kazi corporate. Wambara iki? Mu kazi corporate wambara akazi ka biro. Yes, corporate. Akazi ka biro. Mu kazi ka biro wambara ikanzu itagushushanyije cyane kandi idafite ibintu by'imirimbo bikabije. Amabara menshi. Idafite amabara menshi. Bishobotse ukambara hari amabara ubona ari corporate nk'ibara rya navy blue cyangwa se ubururu buhiye cyane, ibara rya grey, ibara rya shokola, ibara ry'umukara, nandi mabara atuje adakubita cyane. Hari naho babegzija nko mu mabanki akomeye, hari amabara bashyira bakavuga ngo aya ni amabara yo mu mabanki. Nandi ma agence akomeye akubwira ati yo bakubwiye ngo wambare corporate, deja bakubwiye bati ibintu bicanye biguruka ntabwo ugomba kubyambara. Ushobora kwambara ijipo n'ikoti, ushobora kwambara ikanzu, ushobora kwambara jumpsuit, ariko jumpsuit ni igisarubeti n'agakoti, ariko ukambara ibintu bitashushanya lines za ubusanzwe. Nubwo hari igihe usanga corporate nyine yabaye ibindi, ariko ubundi corporate ni umwenda wisoneye wiyubashye ku buryo bakubwiye aka kanya bati Perezida wa Repubulika agiye guca ahangaha, ntabwo watangira kumanura wakumva ko uri mu murongo ukavuga uti nawe waseruka imbere y'umuntu ukomeye uvuga uti ntacyo nishinja. Aho rwose buri corporate. Kandi corporate ushobora kuyambara wabivanye hanze cyangwa wakoze muri made in Rwanda ukaba wambaye ibintu biri corporate. Ibintu bidafite amabara menshi, ibintu bidafite ibintu by'uruvangitirane bitatuma umuntu ashobora kurwara muzunga akurebye amabara. Ariko disi ntabwo tuba tubizi. Uragenda ukabona yellow cyangwa jya kubona umuntu yambaye ikoti, ishati blues nziza cyane ya silk cyangwa ya polyester y'umukara n'umweru utudomo. Yego. Yarangiza akambara n'ipantaro y'umukara n'umweru imirongo. Ibyo bintu ntabwo bibaho. Nukwambara ipantaro y'umukara n'iyo shati ifite ayo mabara n'akantu kumukara. Yes, donc kimwe kikaba kiri soba, donc kidafite ibintu yego, ikindi kikaza kije kucyongerera ubwiza n'ubuzima. Urumva? Okay. Muri cocktail y'akazi. Cocktail y'akazi ushobora kwambara kwa kundi biri little bit corporate, nk'agakoti kawe n'akajipo kawe ushobora kubyambara. Ushaka kwambara agakanzu navuga ngo kagufi, nivuga kagufi ntumve mini ariko ikanzu nanone itari ndende. Ushobora kwambara ikanzu iri mini cyangwa kwambara ikanzu iri midi. Mini ubundi ni umwenda uri hejuru y'amavi. Hanyuma midi ni umwenda uri munsi y'amavi ho gatoya, nanone utagenda ngo ugere mu bugombambari cyangwa kuri cheville.
Okay. Yes, ushobora kwambara gutyo. Nanone muri cocktail nk'iyo y'akazi ntabwo wambara ibintu birimo bling bling, ntabwo wambara sequins, ntabwo wambara crystals, ntabwo biri ku mwenda. Oya, wambara umwenda uri soba, umwenda utuje. Niyo yaba amabara abiri ariko ukabona ko ni ibintu bitasakuza nyine, bitari bling bling. Gahunda y'umuryango hari nk'ikirori muri famille, hari ikirori muri famille, reception muri famille, akantu wakira cyangwa watumiwe. Wakira, duhere kwakira. Wakira ushobora kwambara ikanzu yawe nziza isanzwe iri loose y'igitenge, ushobora kwambara kaftan na makanzu yo mutusi yoroshye aba kurekuye ariko nanone atadundishije, usinabyita ngo iki. Asa nkaho fluffy imanutse itemba like nk'itisi wambaye. Voilà, ukambara nk'itisi, ukambara umwenda utuje muremure, donc utuma ushobora kumuvinga neza, ushobora kuvana plateau neza, donc uguha amahoro mu rugo. Nanone ubona ko umuntu yisoneye, ariko ubibona kusa neza cyane, ubona umwenda urimbye, ibara ryawe ushobora kuba wambaye ibara ryawe ukunda, kuko ni mu rugo iwaho ngaho amabara rwose urayemerewe. Bagutumiye rero idem ya kaftan ushobora kuyambara, ya kanzu yawe y'igitenge ushobora kuyambara, agakanzu kawe kari relax. Iyo uvuze ngo umwenda uri relax, nanone ni umwenda utakubuza amahoro na gatoya, umwenda usa naho ukurekuye ariko nanone utari ibintu binini cyane, ndabyita ngo iki kugira ngo umuntu abyumve, bidataratse cyane. Nuko bishobora kuba binataratse ariko wumva biguha amahoro. Nta muntu uri bugukandagire ngo asigarane ikanzu yawe aho nyuma kwako yari ndende cyane, utari bugiye muri escalier ngo uyikandagire ube wagwa imbere yawe. Donc ikintu wumva kiguhaye gutekana naho uri. Twatinze ku badamu ariko nzi ko n'abagabo ubambika. Abagabo made in Rwanda ibara rimwe yayijyana ku kazi cyane. Even two colors n'amabara abiri, hari jubara uretse ko corporate kenshi baba bambaye ikoti na cravate n'iki, ariko habaho amashati abari ibara rimwe ariko agashaka kugira nka pattern cyangwa akantu gatoya to decorate, kugira ngo umwenda ubone ko usokta kuri bya bindi. Kuko urabona imyenda y'abazungu, imyenda yo muri West, niba ari imyenda corporate ni ishati ya bleu ciel, ni ishati ya blanc, donc ni bya bindi biri ku murongo kare cartesian. Ariko twebwe turi abanyafrika. Africa is colors, Africa is life. Abanyafrika we are made like that. Ntabwo rero kutubwira ngo turaba muri West tube ibyabara rimwe gusa turabyemeye. Ubuzima bwacu buri colorful, donc kwambara amabara ni byiza, ariko no mu kazi wongera kugendera muri za norme z'ukuntu abantu bambaye neza, muri savoir vivre babigenza. Muri gahunda zo gusura famille same thing. Kimwe ku mugabo yakwambara iki ari we wakiriye abashyitsi iwe? Nanone biterwa n'icyo yakira. Umugabo wakiriye abantu mu rugo we bari bukore barbecue, n'umuntu wakiriye abantu mu rugo iwe bagiye kwicara gusa bakaganira amagambo makeya, cyangwa se wakiriye aba friend we bagiye kureba foot muri salon, ntago yakwambara nk'ugiye kwakira abantu baje kubayagira cyangwa kugira gute. So umugabo uri mu rugo kwambara shorts nziza, kwambara umupira wa polo mwiza, Lacoste or something like that, ikintu kimuhaye amahoro ntabwo ari bibi. Ariko ari bwakira abantu abagore n'ibintu byoroshye, ahora ari ipantaro n'umupira cyangwa umupantaro n'ishati. Ashobora no kwambara umupira w'amaboko maremare n'ipantaro and jeans iri aho ngaho yiwe yumva imuhaye amahoro. Bo biraborohera kandi biranababera kuba bari relax kurusha twebwe twagamo relax kuri twebwe bisa nkaho wa neglige. Voilà. Bo rero ntabwo ariko bisa neza. Nanone ariko nk'ibyo nakubwiraga, ntabwo umuntu yakubwiye ngo uzazi wanjye muri barbecue uze wambaye costume. Yego. Ntabwo waza wambaye costume. Ushobora kwambara ikoti hejuru y'umupira na jeans. Can you do that? Blazer. Yeah, something like that. Ariko nanone biterwa n'ibara rya blazer. Exactly. Nabyo biterwa n'ibara rya blazer. Yeah, kuko ushobora kuba ari ahantu hakonje utinya kuza gukonja cyangwa kugira gute. Yeah, ubundi ari ahantu hakonje ashobora no gufata umupira we amaboko maremare agafata foulard, kuko abagabo bemerewe kwambara foulard. Really? Yes. Hari amafurari y'abagabo. Mbizi Burayi no muri Amerika mu mbeho. Weather yacu exactly. Klima yacu hari gihe bitwemerera, ariko wiko ko no muri ayo mafurari agira amatisi.
ntabwo wafata kashmiri ngo uyambare ahangaha kwa kundi iri wuli iremere iguha ubushyuhe ikurura ubushyuhe ubwayo ngo uyambare uri bujye ahantu hatagera no muri dogere 10 ariko ushobora kuyambara kugira ngo nihakonje byibuze biproteje mu muhogo ariko hari izindi zoroshye hari amalin ari très léger ushobora gukoresha nka foulard cyangwa amatisi yajya kumera nka rafia un tout petit peu. Okay. Mu bukwe rero urabizi ko mu bukwe tujya tubona ibintu byinshi ariko ni kubera ko tuba tutabizi Angelique. Muri dote mwese mwambaye imishanana. Wenda imishanana turaza kubigarukaho ku badamu nyuma abagabo baba bambaye amakositime n'amashati okay bo nta kibazo bakunda kugira. Ikibazo nkunda kukibona muri reception. Ugasanga nk'umuntu yambaye ibara rihumisha amaso riteramuzunga riteramuzunga cyangwa yambaye ikanzu irimo ama crystals menshi si marene si nicyo umuntu yakwambara mu bukwe akabararimbye neza ariko kwambara imyenda iri decorated kandi ifite different type of stones and decoration beads and crystal n'ibindi nk'ibyo cyangwa sequins ntabwo ubundi ari bibi gusa kubyambara no kumenya ukuntu byajanse tuvuge wambaye umwenda ufite crystal nyinshi nko mu ijosi zigera nurangiza ukubiteho n'ikintu cyo mu ijosi nurangiza ukubiteho n'ihene rirerire nurangiza wenda ukubiteho fascineta ingana n'umuntu fascineta ni ingofero zitwa tugofero urumva urareba ukavuga uti muri ibi bintu nambaye ndaccessoriza gute kugira ngo nse neza mbe elegant mbe classy ariko singire extravagance sinkabye yes ariko nanone wibuke ko hari abantu bikundira extravagance ari uko bakoze atunguke mumenye ko yaje yes hari abantu bakunda extravagance abo nayo ni kind yo kubaho nyine uwo ntago wamuhindura aravuga ati jewe mugomba kubimenya ko mpari ubwo rero uwo nta kintu kimwe kandi abikora bishaka uwo nta nubwo ababiyobewe abikora bishaka donc buri gihe yagiye gushaka umwenda ashaka umwenda hari abantu bameze gutyo ibyo rero ntabwo ari byo kuvuga ngo umuntu agiye kumwigisha kwa no iba ari wowe ukuntu uteye n'ukuntu ukunda na feelings zawe ukuntu zijira mu rwego rw'imyambarire yawe ariko iyo ugiye kwambara ukana consideringa entourage aho uri bube uri ubundi ubikora ku murongo aravuga ndambara umwenda mwiza ndambara urukweto rugenze gutya niba ndi bujye mu byatsi ndambara urukweto rufite talon idatebera ntabwo ndi bugende ndwana na talon yeguye ahantu hari ubwatsi cyangwa se ntabwo ndi bujyane inkweto nini zifunze ku mucanga ibintu ukamenya ngo inkweto zijyana n'ihe myenda ya kuko hari ama escarpin hari ama sandales hari ama ballerine hari utuntu twinshi ya ugaruka amenya uti hari ubundi ballerine bazambara kuki hari ubundi two hasi hari ubundi talon yeguye kagataro bafite bazambara muri circonstance bimeze gute uca hebiri bugende bite hari ubundi compenser bazambara bimeze gute compenser ni ya wedges ya bindi binini bifite igitaro hari ubundi bigenda gute ibyo ni mu rwego rwo kugenda wita ku bintu ariko hari n'igihe wambara inkweto kubera yuko abashosera cyangwa se abantu bakora inkweto burya hari abantu bamenye gukora inkweto bakora inkweto kuko kumva ikirenge kimeze neza ariko ntabwo ugomba gupfa kwambara inkweto kuko abandi bazambara ko hari igihe wowe uzambara ikirenge bikanga kumenya rero urukweto rukuha amahoro cyane cyane uri busohoke ugomba kwambara urukweto utarwambaye ari ubwa mbere donc urukweto rushya nturwambara rufite linye ikomeye ubwo se amakuru yawe narwo mufitanye ubuhe busabane ku buryo rutari bugutengure ubizi ute nimba rutagutera ikibazo n'ibyo biri mu bintu njya mbwira abageni iyo turimo turaganira urukweto uzambara muri mariage urarufite umaze kurwesera urarwambara uragenda umaranamo akanya wumva ukuntu ibintu bimeze ati ntabwo ruzaza kwa gatanu kwa gatandatu ubukwe ntabwo avec tous les risques y'uko ubukwe bwawe buzaba buri malheureuse oui okay ibintu bibiri byihuse icyambere amabiju donc amaherena ugomba kwambara n'imyenda tuganirizeho gatoya ku maherena hanyuma tuvuge ku bageni ku maherena se ça dépend n'abantu n'ibyo bakunda hari abantu baba bakunda ibintu biri discret bituje bitari ibintu bisakuza abo amaherena ari discret ni passepartout aca ahantu hose ariko nanone hari amaherena agendana na type ya umutwe wawe na coiffure yawe kuko kuba ufite umutwe wambaye tuvuge wambaye umwenda
urangaye aha mu ijosi ushyiraho umukufi mugufi nk'uko twambaye yego urangije ushyiraho n'iherena riza rikagera aha ngaha ntabwo ubundi bikora niba ushaka kwambara iryo herena rimanuka rinini cyangwa rigaragara reba ese umutwe wanjye uradegaje ku buryo nambara iherena riragaragara ese mu gatuza hameze hati hakeneye ikindi kintu ariko niba mu gatuza kawe harangaye byaba byiza wakwambara iherena rinini cyangwa se rirerire kugira ngo rikompanse aho hantu hose ariko niba wambaye akantu kagufi mu ijosi cyangwa gatoya byaba byiza wambaye iherena ryitwa ko riri discret iherena ritoya ni akavisi ni agaherena gafashe ku gutwi kwawe no ibintu nk'ibyo ngibyo wowe usanga umuntu afite imisatsi yagushije aha nagushije aha yakwigura ugasanga harimo iherena harimo serso iherena rimeze gutya ririya uyu munsi jyewe mfite coiffure nk'iyo ufite nakwambara iherena rinini kuko rihita rituma ryamberisa la personne que tu es. Okay, wow. Hari n'amaherena ugasanga nk'umuntu yambaye iherena bya bindi uhoza uvuga iherena rya crystal kiriho ari ku kazi yambaye costume yambaye bling 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 ku kazi nta kundi bibaho muri tenue ye yagombye kwambara iherena riri discret not shiny très discret ritoya ridasakuza ridatuma abantu batajya kubibazo bidatuma ritagira ahantu uri buhuri ibaze wambaye iherena rya crystal ushuje umuntu habamo utwuma ufashwe nko mu musatsi we Okay. Ndimo ndashushanya iyo scenario kwa gundi duhoberana ubu ntitugihoberana kubera covid ariko mugatabaza kubera iki fopa gusa yuko iherena ryari ntago ryari riri muri iyo activity ntago ari uko byagomba kugenda ni ibintu birebire umuntu agomba kwigaho agomba gutindaho good enough mwaraje murabikora ni benshi ni wowe nabandi babiganiraho kumenya gukora iki mu gihe runaka kugira ngo ibintu bigende neza. Yes, dusoza rero turatinda kuri business turavuga gato kuri business ukora abantu benshi bakuziho yo kwambika abageni imishanana ndabizi ko bikunda ndabizi ko ukunda kwambika abantu imishanana n'imishanana yanjye niho nyikura ariko hari ikintu wavuzeho iyo uziranye n'umuntu uzi ibyo akunda ubuzi n'ibyumuha birakorohera iyo nje gufata imishanana iwawe simbazi se ugura munegura umujana ngiye kujyana uraza ugasanga urahari kandi simburana kuko mwamaze kumenya icyo nkunda ariko umugeni aje iwawe bwa mbere. Tell us the journey urwo rugendo mu rufatana this is the biggest or the greatest things I like iyo nicaranye n'umugeni bwa mbere aje kuko harabaza kabisa baje muri pelerinage bisanzwe gucaho kugira ngo bumve ukuntu Angelique avuga uko biri bugende ariko haruza ari determiné akavuga ati jewe naragukurikiye kuri page yawe ya Instagram kuri Isha collection na hari abantu wambitse none narabikunze ndashaka ko twazakorana icyambere nkubaza tutarajya mu bya budget turajya mu bindi bintu birebire nkubaza wowe umunsi wawe utekereza ute mu bitekerezo byawe iyo ugiye kuryama nimugoroba urimo utekereza kuri uriya munsi nyirizina ibitekerezo byawe bimeze bite haruza azi icyo ashaka hari ukubwira ati nk'umfite abajya banyandikira bari hanze akambwira mfite ubukwe December 2021 and I need kwambara dusty pink par exemple iryo nibara dusty pink cyangwa se rose poudre mu gifaransa mu kinyarwanda sinzi uko bari buryite ni roza ariko hari amoko menshi ni roza isa naho ricuyutse gahoro nuko akambwira nk'iryo bara tukamara umwaka afite iyo gahunda yo kuzambara iryo bara hari undi ushobora kuza mugahindura amabara nka gatanu mu mezi abiri agahindura amabara gatanu so biterwa n'umugeni akajya kuri Instagram akareba Epic Studio akareba Afrifame akareba NIB akareba abandi bose bafilima abageni akabona amabara nka 26 akaza ashaka ko ayo mabara nka 23 yose azaba mu bukwe bwe umuntu umwe yaribonye ku bantu 8-10. It doesn't work. Yes ariko nk'uwo turahura tukaganira iyo ngize amahirwe akaba ari umuntu twakumva tugeraho tukagwa kwibara rye iyo turimo turaganira I can pick
ibyo arimo aganira nshaka kuvuga ni uyu tendance ye ni iri bara kuko ashaka kuzanira batatu bambaye roza akakuzanira batatu bambaye ubururu akuzanira abandi batatu bambaye akandi kantu ukavuga uti okay uyu ni mujyana aha biri bukundi mukabijyana gutyo turaganira nkamubaza niba azi decoration ye uko nzaba isa hari kuvuga ati ngiye nzafata decoration maze gufata imikenyero hari n'ufata imikenyero nyuma ya decoration no hari n'ufata imikenyero akaba ari yajyana kwereka umudekorateur kugira ngo umudekorateur azayemwereke so byose biterwa n'icyo umugeni aje afite muri we kandi aje ashaka ariko muri make turaganira nkamubaza icyo umunsi iyo mbona ari umuntu usa n'uhuzagurika ngerageza kumubwira yuko ubukwe ni ikintu ukora rimwe ni ikintu witegura ntabwo ari ikintu kikugwa kigutungura kandi ni ikintu wifuza kuzagumanamo souvenir nziza wakagombye kugitekerezaho cyane kandi wowe kuko hari nk'igihe azana n'abandi batatu bane umwe akunda ubururu undi akunda umuhondo undi akunda icyatsi kandi bose kuko bagukunda kandi bashaka umusohoza mwiza barashaka ko pikinga igitekerezo cyabo hari aho bigera ukiyempoza nkababaza umugeni muri mwe ninde kambwa tumugeni ningiye nkambwa muri ko umugeni avuge turamwunganira ariko ni muri ko umugeni atubwira icyo ashaka kuko arashaka A B C D mwese yabitwaje kuko arabakunda kandi yakira n'ibitekerezo byanyu ariko uriya munsi ni umunsi umwe kandi ni umunsi yaramutse habayemo erreur azabyempita kuri umwe muri twebwe cyiza rero muri choice ibe iyi tukabiganiramo tukareba mu mikenyero ndakubwira nti habaho amoko y'imikenyero habaho velvet cyangwa se velours habaho soie habaho lace dentelle habaho amoko nk'atanu y'imyenda umuntu ashobora kurimbana ari umukenyero yatayize nkayimwereka tugatoranya akambwira ati nkunzi nkamenya ngo turi buriye muri dentelle tukajya muri ibyo urwo rugendo rero tukora mu kiganiro. Okay, urakoze cyane Angelique, ibitekerezo byawe ni byinshi tuzongera tugutumire uzutusangiza ibitekerezo byawe. Turagushimiye wowe wakurikiye ikiganiro The Barber Show. Nukuri dukeneye kwiga imyenda twambara tukajyana ku kazi, iyo tuzana mu biganiro, iyo tujyana mu bukwe, iyo twakirana abashyitsi. Fashion ntibivuze kurimba kandi kurimba bifite ubusobanuro bugari cyane ariko turagushimiye ko byibuze hari agatekerezo wumva kava muri iki kiganiro kakaza kugufasha. Urakoze cyane nkuko buri gihe nsoza ikiganiro cyanjye ndakubwira ngo Imana iguhe umugisha. Urakoze gukurikira ikiganiro The Barber Show. Nimba ukibonye kuri YouTube The Barber Show kora subscribe ujye ukomeza kubona amakuru n'ibindi biganiro byinshi bikomeza kuza. Nimba udukurikira kuri Facebook, nimba udukurikira kuri Instagram, komeza udukurikire, turakwishimiye cyane. No kuri Twitter muzajya mukomeza kubona amakuru ndetse ntimukasibe kureba iki kiganiro ku Isibo TV. Turabashimiye rero ku mwanya wanyu mwaduhaye. Imana ibaho umugisha.